Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro by'ubutumwa bwiza, wowe tubana mu biganiro byacu dutanga ahantu hatandukanye, ariko dukoresheje cyane cyane ikoranabuhanga. Ndakwifuriza kugubwa neza muri uyu mwaka dutangiye wa 2022. Muri byose uhura nabyo, ndakwifuriza kubinyuranamo ihumure riva ku Mana, cyane cyane kumenya ko Imana igukunda, ukamenya ko yakwemeye, ukamenya ko itakurwanya ahubwo ikurwanirira. Mu by'ukuri bizagufasha kubaho neza ndetse no kumenya n'uko witwara no muri buri kimwe cyose. Mu gihe cyose uzi neza ko nta kibazo ufitanye n'Imana, ari nacyo ibyanditswe bivuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mbese umubisha wacu yaba nde? Burya ikidutera ubwoba cyane akenshi ni ukuba dufite iryo hungabana rikomoka ku cyaha, byakubitiraho rero no kuba mw'ino si nayo ifite ibibazo byinshi bitandukanye duhura nabyo, mbese tukumva ko tugujije ishyano, tukumva ko isi tuguyeho. Ariko nuramuka umenye neza ko nta kibazo ufitanye n'Imana, ukamenya neza ko ikibazo wafitanye nayo Kristo yagikemuye, ndakubwiza ukuri kandi ndakwizeza ko uzabaho neza, ukabasha gutsinda byose, ukabasha kugira ihumure muri byose uhura nabyo. Ni inshuti yanyu rero Emile Nshimiyimana, ni inshuti yanyu ikugezaho ijambo ry'ubutumwa bwiza. Niba utarakanze subscribe kuri YouTube channel Ijuru Ntirigorerwa TV, ari nayo tunyuzaho ibiganiro bitandukanye, nagusaba kubikora kugira ngo dukomeze tubane, dukomeze twungurane, dukomeze tunezererwa agakiza k'ubuntu duhererwa muri Kristo Yesu. Channel Ijuru Ntirikorerwa twayise Ijuru Ntirikorerwa kubera ko dukeneye cyane gukura abantu mu rujijo ku kijyanye n'ijuru. Abantu benshi bazi ko ijuru umuntu ariheshwa n'imirimo yakoze, cyane cyane amadini akatwigisha gutyo, akatubwira ko ibyo umuntu azakora biciye mu mbaraga ze, kuririmba, gusenga, gutanga icya cumi, gutanga amaturo, gufasha abakene n'ibindi nk'ibyo, ari byo Imana izaheraho kugira ngo ihereze umuntu ijuru. Ariko ntabwo ari byo mu by'ukuri, kubera ko kubana n'Imana k'umuntu byatakaye ubwo umuntu yumviraga Satani. Umuntu ari we Adamu ndetse na Eva, ari bo twaremewemo twese. Umunsi bumvira Adamu bakagomera Imana, twari tubaye babi twese. Ibyo rero byatumye Imana ica umuntu mu ngobyi ya Edeni, umuntu ajya kure y'Imana, bikaba binatuma ibyo umuntu akora byose burya abikorera hanze y'ingobyi cyangwa se kure y'ubwiza bw'Imana. Ubwo rero ibyo byose umuntu akora ntibishobora kumwegereza Imana, ahubwo hari inzira Imana yagennye gusa ica kuri Yesu Kristo, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawusubira ku Mana atari we umujyanye. Niyo mpamvu rero nta murimo w'umuntu watuma Imana imwemera, ahubwo umurimo Yesu yakoze niwo utuma Imana itwemera. Uwo ni wo duha agaciro. Nawe ngusaba kugira ngo uhe agaciro, ube mu isi waremewe n'Imana ariko ubikesha Yesu. Ndagira ngo dusangire ijambo riri mu Bakolosayi mu gice cyaho cya mbere, umurongo wa 14, niwo duheraho. Haranditse ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we
arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Umurongo twahereyeho niwo uvuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni ikintu gikomeye rero kuba Yesu ari we waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ubundi nyine hashingiwe kuko twabaye babi bivuye mu gicumuro cya Adamu, twari dukeneye umucunguzi wagombaga kuducungura akadukura nk'ubwo bugomeramana bwose, mbese akongera kuduhesha kwemerwa n'Imana. Yesu rero nk'umucunguzi wacu icyo yaje kudukorera, yaje kwishyiraho ibyaha byacu byose, kera tutarabaho, kera utaravuka nanjye ntaravuka, abyishyiraho kandi arabihanirwa. Imana imuhora ibyo yagombaga kuzampora, Imana imuziza ibyaha byanjye, imuza n'ibyaha byawe, ariko kugira ngo we bikubabarire, nanjye imbabarire, nanjye inyemere, ariko biciye kuri Kristo Yesu. Ariko si ibyo gusa, Yesu n'ubundi yaranatunganye mu myaka yabaye hano mu isi, yambaye umubiri nk'uyu wacu, yabashije gukora ibyo Imana yashakaga byose, abasha kuyikiranukira ku gitoya no ku kinini. Hanyuma igihe kigeze cyo kuducungura, yishyiraho ibyaha byacu, aranabihanirwa byose aho biva bikagera, kuko yapfuye rimwe kandi abipfira byose, ariko yaragamije kugira ngo Imana ikwemere nanjye inyemere, Imana ikubabarire nanjye imbabarire, ariko itirengagije ibyaha byacu, ahubwo bihaniye Yesu mu cyimbo cyacu, kugira ngo tubeho twarababariwe, ariko tubikesha Yesu. Na kwa gukiranuka kwiwe rero yagukoreye ku bwacu, kubera ko ari umucunguzi wacu, nk'uko n'ubundi twabisomye ko ari waducunguje amaraso ye. Uwo mucunguzi rero n'ubundi yaducunguriye kugira ngo noneho kwa gutungana yatunganye azakutwihere, abazamwizera bose bazabarwe nk'abatunganye, ariko babazwe gutungana kwa Yesu Kristo. Icyo rero nicyo nkwifuriza, kugira ngo usobanukirwe neza ko kwemerwa n'Imana kwawe bituruka gusa ko Yesu yagucunguye, akajya mu cyimbo cyawe, akazira ibyo wari kuzira, akaguhesha kwemerwa n'Imana, bityo ukaba umwana w'Imana bidasubirwaho, ukabana nayo yarakubabariye kandi yarakwemeye, itagutotera intege nke zawe, kubera ko n'ubundi ziko zifite hashingiye ko ukomoka kuri Adamu, ahubwo ikaba ifite n'umurimo wo kugenda zigukiza, kugira ngo ubwo yaguhinduye umwana iguhindure n'ingeso, hanyuma ibashe kugenda ikwigisha uburyo wabaho unafite ubuzima buyinejeje, ariko nawe kandi burushijeho kukunezeza. Komeza rero ukurikira ibiganiro byacu, usobanukirwe byinshi, ugire amahoro menshi ava ku kwizera Yesu Kristo, abasha no gutuma utsinda ndetse n'ibya hano mu isi byose urwana nabyo. Sangiza ubu butumwa abantu benshi kugira ngo bose babatuke, udufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko nawe nicyo Imana igukiriza, no kugira ngo ukize n'abandi. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen.